أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bavandimwe namwe bashiki bacu, nongeye gufata umwanya ngo tuganire ku byiza by'umusigiti ndetse na adabu z'umusigiti. Umusigiti bivuga ahantu ho kubamira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, hakaba ahantu ho gusengera h'abayisilamu. Umusigiti wa mbere wubatswe muri Islam ni umusigiti wa Quba cyangwa se Masjid Quba, ukaba uherereye ku birometero 3 uvuye Madina, ukaba rero warubatswe mu mwaka wa mbere wa Hijra. Nyuma yaho kandi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikigera i Madina yubatse undi musigiti aro wiswe Masjidun Nabawi, ukaba warakorerwagamo ibintu bitandukanye. Uretse gusengerwamo, wanigishirizwagamo Quran, uko basoma Quran, ibyicaro bya fiqh cyangwa se amategeko y'idini, ndetse hakorerwagamo n'ibindi byicaro byo kwigishirizamo ubundi bumenyi bw'idini. Ni ukuvuga ngo umusigiti ntabwo wari gusengerwamo gusa, hari n'ahantu hacirirwaga imanza ndetse n'ibindi byicaro bitandukanye nko gusezeranya abantu ndetse n'ibindi. Muri Islam umusigiti ufite urwego ruri hejuru cyane, tukaba dufite amariwaya menshi avuga ko ari byiza ko umuyisilamu akwiye gusengera amasengesho yose mu musigiti ndetse mu mbaga. Byaba bidashobotse ko ayasengera mu mbaga, nabwo akayasenga mu buryo bwa furada cyangwa se wenyine, ariko nabwo akayasengera mu musigiti. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaravuze iti: man masha ila masjidin min masajidillah falahu bikulli khutwatin khataha hatta yarja'a ila manzilihi 10 hasanati wa muhiya anhu 10 sayyiati wa rufi'a lahu 10 darajati. Iti wa wundi uzagenda agana ku musigiti mu misigiti y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, yandikirwa ibyiza 10 kuri buri ntambwe ateye, ndetse akanahanagurwaho ibibi 10, akanazamurwa mu ntera 10. Ibyo bigakorwa kugeza agarutse mu rugo iwe. Nanone kandi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu yindi hadithi nziza irongera ikatubwira iti: man kana al-Qur'ana hadithahu wal masjid baytahu bana Allah ta'ala lahu baytan fil janna. Iti wa wundi uzagira Qur'an imvugo ye ndetse agafata umusigiti nk'inzu ye, Allah subhanahu wa ta'ala azamubakira inzu muri aljanna. Dufite kandi imvugo nyinshi nziza kuva kuri Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, aho agira ati: wa wundi ukunda kujya mu musigiti gukorerayo ibikorwa bye agira inyungu zigera ku 8. Bishatse kuvuga ko buri wese winjira mu musigiti agiye gukorerayo ibikorwa bye abona kimwe muri izi nyungu zikurikira. Ya mbere, abonayo abavandimwe beza. Nkuko tubizi, akenshi na kenshi abantu baza mu musigiti ne babandi baha agaciro gahunda z'idini, bityo rero kuriya guhurira ku masafa bituma abantu baba inshuti bakunga ubumwe, dore ko nkuko twayavuze akenshi na kenshi abantu baza mu musigiti ni abantu baha agaciro gahunda z'idini bita kuri manawiyati cyangwa se ibya roho zabo, bityo bashobora no kuba inshuti nziza z'umuntu. Inyungu ya kabiri, wungukiramo ubumenyi bushya. Mu musigiti hakorerwamo inyigisho ndetse n'ibyicaro by'ubumenyi bitandukanye, harimo amasomo, harimo amahugurwa, harimo khutuba. Ibi byose rero kuri wa wundi witabira umusigiti abyungukiramo, ugasanga yize ubumenyi bushya butandukanye. Naho inyungu ya gatatu, nkuko bivugwa na Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, hari igihe umuntu uza mu musigiti bimuviramo kwigiramo cyangwa se kunguka imwe muri dalil ilmu hukam, cyangwa se ku buryo iba gihamya y'ibyo yemera, nimba hari ibyo yashidikanyaga ku idini akaba yahakura igisubizo gikomeza imani ye. Naho inyungu ya kane,
mu musigiti wumviramo amagambo meza ashobora gutuma umuntu arokoka cyangwa se ayoboka. Kuriya imamu jamaat avuga hagati y'amasengesho yombi cyangwa se nyuma y'amasengesho cyangwa se jalasa za ahkamu zivugirwamo bishobora gutuma umuntu ayoboka. Urugero, ashobora kuhumvira hukumu irebana n'isengesho cyangwa se igisibo, bigatuma ibikorwa bye yakoraga nabi abikosora, ugasanga bigiye ku murongo. Icya gatanu nanone Amirul Mu'minin Ali alayhi salam atubwira, aragira ati birashoboka ko umuntu uza mu musigiti ashobora kuhahurira n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. No kuvuga ngo kuri umuntu yicara ategereje iswala mu musigiti ashobora kugira amahirwe akamanukirwa n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Naho icya gatandatu, umuntu ukorera ibikorwa bye mu musigiti ashobora kuhumvira hadith cyangwa se imvugo imukura mu bikorwa bibi runaka yajyaga akora, ugasanga inzira yanyuragamo ze zirahindutse, ukava ku bibi wakoraga ukagana mu bikorwa byiza, kandi wenda ugasanga bitewe n'urwibutso rutoya wumviye mu musigiti. Hari na benshi mu mateka bigaragara ko bagiye bayoboka imisigiti, ugasanga kubera ibyo bagiye bahumvira byiza byahinduye inzira bacagamo. Cya karindwi nanone kandi Amirul Mu'minin atubwira, aragira ati kuri wa wundi uza mu musigiti bishobora kumubera inzira nziza yo kureka gukora ibyaha cyangwa se gukora ikintu runaka kubera isoni. Akavuga ati ese nk'umuntu ukunda kujya mu musigiti byakwakirwa gute mu bantu ndamutse menyekanye ko nakoze amahano runaka? Kuko buri wese muri sosiyete aba yifuza kugira urwego rwiza mu bantu ndetse no kubaho. Ibi rero bishobora gutuma umuntu areka gukora igikorwa kibi yakoraga kubera isoni, avuga ati uzambona ndi umuntu wajyaga mu musigiti azavuga ngo iki. Ibyo rero bigatuma umuntu ahinduka. Reka ubutaha tuzarebere hamwe adabu zo kuza mu musigiti insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.